Agafilme kaje tugahereye aha ngaha dutangiye n'umubyeyi wari uri mu rugo aseka n'umwana, ariko ku rundi ruhande baratwereka umugeni warimo wirukanka yabukereye ameze nk'uvuye gusezerana imbere y'amategeko. Yazanye n'umugabo muri uru rugo, reka turebe. Uyu mugore mu kubireba yaratunguwe abona barimo barasomana, kandi mu kumanuka yabaye nk'ukubiswe n'inkuba abona umugabo wasomana n'undi mugore basa nk'aho bavuye gukora ubukwe. Nuko uyu mugabo aravuga ati nisi ibi ni ibiki muri kunkora imbere y'amaso yanjye, nta n'isoni, nta nubwo ubona ko ngufitiye umwana? Umugabo aramubwira ati oya, ibyo ntacyo mbibonaho. Nuko aramubwira ati none si uyu mugore uje hano mu rugo rwanjye, ni gute waza muri uru rugo rwanjye utambwiye nta na gahunda ihari? Umugabo aramubwira ati we tunatanankuraho ngenda umugore w'isezerano, ubu uyu mugabo ni njyewe nawe tuvuye gusezerana imbere y'amategeko, kandi wibuke ko utigeze wandikwa n'uyu mugabo, icyo umufitiye ni umwana gusa, nta kindi kintu umufitiye. Umugabo aramubwira ati reka nze guha igikapu cyawe uve muri iyi nzu, kuko iyi nzu ni njyewe ugiye kuyisigaramo nk'umugore wanditswe cyangwa nk'umugore w'isezerano. Uyu mugore wari uri aravuze ati ibi bintu ntabwo mwabinkora. Uyu mugore wari uje aka kanya ngo ati gute tutabigukora, ati ahubwo komeza urebe ahantu werekeza n'umwana wawe. Umugore uri aha yabaye nk'utunguwe. Wibaze kugira ngo umuntu agusange mu rugo rwawe akubwire ngo sohoka. Umugabo nawe yaramubwiye ati ubu ntabwo ukiri umugore wanjye, cyakora cyo tuzagabana imitungo, ariko nta n'ikindi, ubu niwe mugore wanjye w'isezerano wemewe n'amategeko. Ndebera agafilime mwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel niba ari icyo yagera bwa mbere. Uyu mugore wari uri aha muri uru rugo yavuga ati ko se ubwo ibyo bintu munkoze murumva bizabahira, cyangwa murumva iyo uko ngenda nkandagara ku muhanda ntabwo mfite itegeko rindengera? Abo ngabo baravuze bati ibyo ntabwo bitureba. Umugabo yaravuze ati wowe genda ushake amategeko tugabane, cyangwa se nguhe dukenya dore yuko utari n'isezerano uhita gutunga uwo mwana. We nta kintu ugomba kubona aha ngaha kinini gifatika, kuko ubu ngubu ntabwo uri isezerano aka kanya, umugore w'isezerano yabonetse. Umugore uraha byaramubabaje. Uyu w'isezerano yari uje aka kanya aramubwira ati ugomba kubyumva, ugomba kugenda ahubwo urimo uratinze igihe ujye kureba ahantu wajya kuba ucumbitse by'igihe gitonya, ubone gushaka abayobozi baza bagukiranure. Bakomeza bamwishongolaho, kandi shahu ubona ko ari umumama mwiza kandi ufite umwana. Aravuga ati ibintu munkoze ntabwo bizarangirira aha ngaha, ngenda agiye ariko amategeko azabikiranura. Umugabo aramubwira ati ariko nushaka kureba n'amategeko muri ibi bihe adukiranure nguhe gake gatoya gashoboka ko kurera uwo mwana, kuko ubundi si ukiri umugore wanjye. Umugore wanjye ni uyu nguyu w'isezerano, kandi ubyumve byiteho. Nuko aramubwira ati amahirwe n'imigisha, kandi mugende inzira mu rugendo rubabere rwiza wowe n'umwana wawe. Umugore uri aha ngaha yari atunguwe. Ibaze gutunguzwa ikintu ngo sohoka mu nzu ugende, wari uzi ko ari inzu yawe n'umugabo wawe. Dore ukuntu inshoreke ye yari ije, ukuntu yarimo ireba. Uyu mugabo ari kumubwira ati wowe nahereye na kera sinagushakaga, nakubwiraga ko nzashaka undi mugore ariko ntubyumve. Ubu rero muri aka kanya nibwo mfite umugore, tuvuye no gusezerana imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. Umugabo rero yaramubwira ati mva nkubwire, nanjye nari umugore, kandi ibi muzabyicuza, reka nigendere. Barakwereka umugabo asigaye avuga ati wowe genda, nta n'ikintu uzabona, nta mutungo uzabona aha ngaha. Umugore uri aramubwira ati sheri uriya mwihorere, wikwirwa umutaho umwanya, twigire mu buzima twiryohereze. Bakomeje aho bararyoshye mama. Wibuka urugo rwe rurimo umugore kandi ufite umwana, ariko none baramwirukanye. Cyane akantu ku kandi aza kugenda usobanukirwa. Umugore uri aha yageze mu mitungo, mu nzu, atangira kuvuga ati ibintu ni ibi, ati ubundi kera kose narindi hehe? Ngabo bari mu kuryoshya. Undi wari uri muri iyi nzu mwibuke baramwirukanye. Dore nguwo mu nzira, sazi ngo aragana hehe, ntazi ngo arerekeza he. Undebera ukuntu imiruho yataka umuntu. Umugore wibuke yafashe urugendo yewe n'umwavoka aramubwira ati none se urimo urajya hehe? Umugore aramubwira ati njyewe ndagiye muri aka kanya n'umwana wanjye, umugabo wanjye amaze kunsohora mu nzu. Nuko akomeza abwira umwavoka ati aka kanya nta hantu mfite ho kujya, taho mbona ndajya aho ngaho, kuko bansohoye mu nzu n'umugore wundi mushyashya ngo nijye kwandagara. Umwavoka aravuga ati ibyo ntabwo bishoboka, gute wasohorwa mu nzu kandi ufite uburenganzira? Uyu mugore avuga ati nyine byabaye, ati ndimo ndajya kwandagara. Umwavoka aravuga ati ntabwo ibyo bintu bishoboka kuba byaba, ngomba kukurenganura kuko niba ari cyo nshinzwe ntacyo naba nkumariye. Umugore aravuga ati ngewe wandika nkigendera ku bw'amahoro yanjye n'umutekano, nkareba ahandi hantu nerekeza aho kuba,
icya mbere nuko nzaba mfite amahoro, nta kindi kintu nzabura, nzajya nkora duke duke ariko mbeho. Umwavoka araseka cyane aramubwira ati ibyo bintu utekereza ntabwo ari byo, dufite amategeko aturengera. Nuko umugabo wari uri aha ngaha asigara abwira Sheri ati rega Sheri, ubu ngubu imitungo yanjye yose ni iyanjye nawe, uriya mugore agiye kwandagara hirya no hino, nta kintu agomba kuzabona. Ndebera agafilime gatangiye kanakomeza. Uyu mwavoka yakomeje asobanurira uyu mugore ati kubera wabyaye muri uriya rugo si byonyine, ni wowe ufite agaciro muri rugo n'ubwo waba udasezeranye. Uyu mugabo aramubwira ati urimo urambeshya avoka, ati buse umugore w'isezerano nanjye udasezeranye urumva duhuriye he? Umwavoka aramubwira ati koko, ati ntaho muhuriye, atari ko mufitiye umwana, ati rero kubera mufitiye umwana ufite uburenganzira kuri iriya mitungo, reka nze muhamagare numve icyo abivugaho ubundi nkure kugende. Yahamagaye umugabo w'uyu mugore, nuko uyu mugabo yari yitabye. Mu kwitaba aravuga ati alo avoka, umeze bite? Timeze neza, n'umugore mushyashya wumvuye gusezerana imbere y'amategeko. Ati none se umugore wawe wa mbere ko ndeba agiye, umwirukaniye iki, mupfuye iki? Yo, kari agahinda kenshi. Uyu mugabo bakimubwira ngo umugore wa mbere barahuye aragiye, amubwira ati uzi ko uyu mugore ufite uburenganzira aho muri iyo nzu. Ariko umugabo aramubwira ati oya, ati nta burenganzira ngo afite, ikintu cya mbere ntabwo ari isezerano, ati kuba mfitiye umwana ntabwo bivuze ko afite uburenganzira cyangwa afite uruhare runini muri iyi nzu yanjye. Nuko umugabo akomeza amusubiza aseka. Nuko umwavoka aramubwira ati ariko ibi bintu uri gukora bizakugaruka kandi amategeko aba afite icyo agena. Nuko umugabo aramubwira ati noneho koresha amategeko nawe ugire icyo ugena nk'umugore utarasezeranye, urebe icyo agenewe. Nizeye ko atari ibintu byinshi, umuntu utarasezeranye abona utuntu duke natwo two kurera umwana, ngaho ibindi byose ni iby'umuntu barasezeranye n'amategeko, niwe mugore wemewe. Mu bigaragara uyu mugabo yashakaga gukuzaho uyu mugore. Nuko yaramubwiye ati nyarukuze mu rugo udusomere icyo amategeko abigenaho maze tumenye ibyo ari byo. Nuko uyu mugabo nawe acyumva yuko avoka agiye kuza mu rugo na wa mugore we wundi wa mbere yahise yambara agakote keza, aravuga ati reka mbategereze tubivuganeho. Nuko uyu mugore aramubwira ati ariko imbabarira nkigendera njyewe ndishakira amahoro n'umutuzo, ibintu by'ubutunzi nta n'ikintu mba mbikeneyeho. Umwavoka yakomeje akomakoma ati tugende iwawe turebe icyo amategeko abivugaho. Iyi ni ingingo, iki ni igitabo cy'amategeko mfite, ndagenda nsobanurira umugabo wawe icyo amategeko abivugaho. Umugore wabyaye ikintu aba agenewe nk'umuntu kuko nawe aba afite agaciro, byibura ubonye iyo utarabyaye ko nta gaciro wari kuba uhafite. Umugore yavuze ati nta kibazo tugende, ati ariko ngewe ibintu sinumvaga nakabigiyemo, nishakiraga amahoro ngewe n'umwana wanjye, tukagenda tukareba aho twibera, twabaho nabi uko twabaho kose ariko tukabaho. Umwavoka aramubwira ati ntabwo wabaho nabi kandi ufite ubutunzi, kandi ubutunzi bwawe buri kubyiganiramo abandi. Nuko umugore yari abaye nk'uwemeye yuko bagiye gusubira mu rugo. Nuko abari aha nabo baracyari kwenjoyinga, barimo bararyoshya, ntibazi ko nyiri urugo wa mbere ari mu nzira agaruka kandi ari kumwe na avoka. Uyu mugabo yari abizi, baramubwira ati umugore wanjye wa mbere ari mu nzira azana avoka kugira ngo baturebere, barebe utwo akeneye atugende, areke kwirirwa atwirukanka inyuma. Nuko umugore yari akiza akigera aho ngaho na avoka aravuga ati ariko muranaberanye, ndabona mwambaye nk'abavuye gusezerana neza. Umugabo avuga ati cyane rwose, tuvuye gusezeranya mu kanya gashize, niyo mpamvu dusohoye uwo mugore ngo atuvire aha. Nuko uyu mugabo bwaterwa ntabwo bizabagwa amahoro. Uyu mugabo baravuze ati kubera iki? Atumva ati iyi nzu nyifiteho ubushobozi kandi nyifiteho Nuko uyu mugore akomeza ababwira ati iyi nzu nyifiteho agaciro kandi nyifiteho ubushobozi. Nuko uyu mugore wari winjiye muri iyi nzu aravuga ati we ntabwo uri isezerano, nta kintu ufite muri iyi nzu, nta n'ikintu ugomba kubaza. Ati wowe ikintu nakubwira cyo ugenze gakeya. Nuko umugore aricuriza, umugabo aramubwira ati muceceke mwese ni njye ugomba kuvuga. Ati mva nkubwire avoka, ati wowe nk'umucamanza koresha ingingo urebe icyo uyu mugore agenewe nk'umugore utarasezeranye. Ikintu agenewe cyo nzi ni icy'umwana, ngaho ubundi umugore we nta kindi kintu agenewe. Umbwire ibyo agenewe ni iyi nzu itarimo, ariko ibyo byo mu nzu by'ibyibagirwe. Umugabo aramubwira ati munsi nyira aha ngaha nze mbabwire icyo itegeko ribivugaho. Umugore yarasinye,
nuko bahera ko bahereza n'umugabo abashe kuba yasinya. Ese biragarukira hehe? Reka turebe agafilime kacu. Nuko umugabo yasinye afite courage nyinshi, urabona ko n'incereke nayo yari yimishyira motivation ivuga ati sheri timubigire vuba rwose twigumanire abandi bigendere. Kandi uyu mugore twabibonye ko yaje akurikiye imitungo y'iyi nzu, akurikiye n'amafaranga uyu mugabo afite. Ese nasanga ibintu bitari ibye aramugumaho? Nuko umugore uri ahangaha yaravuze ati avoka aratangira aramubwira ati mva nkubwire ati aha hantu hose uyu mutungo wose n'iyi nzu ni iby'uyu mugore wahabyaye, kuko uyu mutungo wose ni uw'umugore wahabyaye, uwo nguwo w'isezerano ugomba kureba ahandi hantu umujyana kumukodeshereza, kuko uyu mutungo wose ni uw'uyu nguyu wahabyaye, kuko niwe wahabaye ni nawe wahabyariye, niwe muntu ufite uburenganzira bw'iyi mitungo kuko mwaranayishakanye. Uyu mugore yatangiye gusekamo, terigane nabibabwiye yuko mutapfa kumeza ngo birangirire ahangaha, kandi itegeko riba rihari. Nuko uyu mugore wari wasezeranye muri uru rugo atangira gusakuza cyane ati simbyumva, ati nta kuntu uyu mugore yajyana iyi mitungo. Uyu mugore aramubwira ati niko bimeze, ati nicyo amategeko abivugaho, iyi mitungo yose ati ni iyanjye, iya ni amategeko niyo abivuga ntabwo ari njyewe ubivuga. Umugore akomeza yikiriza umwavoka. Uyu mugore aramubwira ati mva mbabwize ukuri, ati njyewe n'umwana wanjye dufite agaciro muri iyi nzu, ati kuko ibi bintu byose twarabishakanye. Nuko wa wundi wavuye gusezerana nawe yatangira guhindura isura mu kumva ko iyi nzu n'uyu mutungo atari ukiri uyu mugabo. Uyu mugabo yahise yambura impeta, atakira n'iyi mpeta ya fiyansaye wari warampaye, unshuka ngo urankunda, akira asubirana impeta yawe, ubu ntaho nyihuriye nawe, ubu ngubu twabaye abandi batandukanye. Nuko n'uyu mugore wari basezeranye muri ako kanya yahise aramubwira ati mvaho nta kintu usigaranye, ati nzi ko uyu mutungo ariwo nje kubamo n'iyi nzu, none nta kintu na kimwe usigaranye, ubu ugiye kuba rubebe ku gasozi, ntabwo nakundana nawe, ubu aka kanya ibyanjye nawe birangiriye ahangaha, utazongera no kuntekereza mu buzima bwawe. Nuko umugore nawe yahise arakara yuko yari abonye umugabo nta kintu asigaranye, atakira ibi byose ni ibyawe, subirana ibyawe, ntabwo nyiri umugore wawe. Nuko uyu mugore yagiye yari abonye inzu, ubutunzi bwose buzasigarana umugore wo muri uru rugo habanje. Nuko ahita arakara. Nuko uyu mugabo yatangiye asaba imbabazi, aramubwira ati wambabariye mugore wanjye wa mbere, ati ko habayeho kutamenya, ati ko bitari bikwiye, umwavoka uramucira isiri, ati uyu mugabo ntashobotse, ati n'ubu utamubabariye yazaguca inyuma. Uyu mugore aranangira aravuga ati ubu njye iyi nzu ni iyanjye n'umwana wanjye, ubu wowe ahangaha nta gaciro ukiyafite, niba ushaka ahubwo ugenda ku neza. Nuko umugabo akomeza atakamba ati mugore wanjye wambabariye ukibuka ibihe byiza twagiranye. Umugabo aramubwira ati no, ntabwo nshaka kubyibuka, nk'uko nanjye wanze kunyumva igihe nabasabaga imbabazi mbatakambira muri gusomana n'uriya mugore, nanjye ubu nta mbabazi mufiteho. Nuko ashaka kumufata ku ngufu kugira ngo abimwumvishe nk'umugabo. Nuko mu kumufata ku ngufu umwavoka aramubwira ati ngiye ngomba guhamagara polisi muri aka kanya ikaza ikakujyana, wowe ushaka guhohotera umugore kandi uzi ko umugore yahawe ijambo. Uyu mugore aramubwira ati njye ntabwo nshobora kongera kubana nawe, fata inzira ukurikira umugore wawe wa mbere, ni nawe wabanje kujyana gusezerana njyewe wari warandetse, umbwira ko utankunda, umbwira ko isaha n'isaha uzanshakiraho undi umugore. Nuko umugabo yakomeje atakamba asaba imbabazi, ariko imbabazi ako kanya ntabwo yari akizikuye kuko yari yitwaye nabi. Ndeberaga filime ngaha akantu kagiye kagenda gasa nk'agana ku musozo, nubwira ngo ukora subscribe, ukore na comment na share, byose ujye ukomeza ukurikirana agafilime gasobanuye k'urukundo. Nuko aramubwira ati canga ugenderega, ntabwo ubukira umugabo wanjye. Nuko umugabo yazunguje umutwe ariko nta kindi kintu ari kubigenza. Nuko filime yacu nuko irangiye, uyu mugore wari warabyaye niwe wemerewe gusigarana iyi mitungo yo muri iyi nzu, aramubwira ati we ajye kwishakira ku ruhande aho agiye gukodesha. Nuko bari bazi ko uyu mugore nta kintu na kimwe asigarana, nawe bazi ko agiye kwandavura, agiye kwandagara ku gasozi, ariko kuba yari yarabyaye muri uru rugo yari ingingo imurengera kandi imufasha aho yari bukandagize ikirenge mu rukiko hose. Nuko umwavoka aramubwira ati rero sigara neza ugire ibihe byiza mu rugo rwawe n'umwana. Nuko uyu mugore ashimira uyu mwavoka ati wakoze cyane, wakoze kuba habaye kunyunganira mu mategeko, ati Imana iguhe umugisha, ati kandi tuzongera. Nuko agafilime karangiye, turabakunda kandi mbabwira ngo mukore subscribe kuri iyi channel. Bye bye.